Yes, twongeye kubasuhuza kuba dukurikiye kuri Iyakaremye TV nanone amahoro y'Imana abane namwe. Ngiye ubasuhuje ni Samu Murokore wo mukurikiye kubari mu gitondo mwaramutse neza, abari ni mugoroba muraho murakomeye. Uyu munsi wa none rero twongeye kwakira umuhanzi uri kubica agacika, uri gukora indirimbo ku nkoranyambaga cyane, umuhanzi uririmba indirimbo zihuta cyane, ufite amavuta, bamumenyereye muri Murokore Guma mu Mwuka ndetse n'izindi nyinshi cyane sawa sawa, aho yagiye akora ku nkoranyambaga zitandukanye harimo kuri Zaburi TV, Yobokamana TV ndetse n'izindi nyinshi za The Choice. Ni umuhanzi wagiye utumirwa cyane ahantu ku nkoranyambaga zitandukanye, wari ufite ubuhamya bukomeye cyane. Uyu munsi wa none rero twongeye kumwakira mu karirimbo kiwe gashyashya, aho akubwira ngo ejo hazaza. Reka tusabe DJ Iyakaremye yongere adushyiriremo iyo ndirimbo ngo ejo hazaza, nanone tuyumve. Ni indirimbo ye nshyashya yasoye uyu mwaka. Ngejo hazaza Imana izakwibuka. Ngo kuki uhora ubabaye wibaza ejo hazaza, ngo kuki uhora uhangayitse ubuzima bukakuyobera, ngo ariko siko iyi si izahora. Haleluya. Tuboneye gusuhuza bene data badukurikiye ariya mu gace ka Rusizi, kuba dukurikiye za Gitarama, mu Mutara, badukurikiye mu mujyi wa Kigali, Nyabugogo, kuba ari gutega bajya mu ntara zitandukanye, turabasuhuje cyane. Nanone mu gushi yo kugenda bari mu modoka mwumva iyo ndirimbo y'umuhanzi Samu Murokore. Ari kuvuga ngo page ya mbere waragerageje biranga, ariko uyu muhanzi ndamukunda Mana yanjye n'ukuri kw'Imana. Ngejo hazaza Imana izakwibuka. Nubwo ufite ibibazo ejo hazaza Imana izakwibuka, nubwo intambara ari nyinshi cyane, nubwo ubukene ari bwinshi cyane, ariko Imana izakwibuka. Ariko Mana we, Imana iguhereza umugisha Samu Murokore kubw'indirimbo nziza tuzaniye muri studio za Iyakaremye TV. Nukuri ngo Dawidi we ndabuze uko abigenzaga, aravuga ngo Imana yacu ni ya ngo nta muntu wayiringiye uzigera ukorwa n'isoni. Kuba dukurikiye kuri izi saha zacu zisanga saa 8:33, aho tugenda tubagezaho indirimbo z'abahanzi zitandukanye cyane, aho tureba tubereka ku makuru y'ibyamamare mu bahanzi bitandukanye ndetse mu bijyanye na siporo, tubabwira ku makuru y'imikino hirya no hino hatandukanye cyane kuri Iyakaremye TV. Haleluya. Reka tugomeze twumve Samu Murokore. Ngo imisiba myinshi igahimwa n'umwe, ngo ariko uzatabarirwamo ntabwo wawumenya. Waba uri mu modoka wihangana uzatabagwa. Ngo ikintu ngazi cyo ni uko ngo Imana yavuganye nawe, ngo izakurinda kugeza bisohoye. Ngo isezerano Yesu yasezeranyije abantu be azaririnda kugeza risohoye. Ngo wigira ubwoba, ejo nawe uzaseka. Ariko Mana yanjye we, abari mu modoka, abicaye mu ndege bagiye i Burayi, mu bihugu bitandukanye, turabasuhuje cyane. Tuboneye gusuhuza n'abatuye ariya mu ikaritsiye ya Rwingisi na Zabanyahe, twongeye gusuhuza n'abantu batuye ariya muri Nyarutarama, muri karitsiye nziza ituwemo n'abakire cyane, ituwemo n'abakire batandukanye. Amahoro y'Imana bane namwe turabakunda cyane. Kuba ari ku kazi, kuba ari gukora kwa ya masaha ya saa 8 bitegura kuza gutaha mu kanya, turabasuhuje namwe. Amahoro y'Imana bane namwe. Ndetse tuboneyeho no gusuhuza abahanzi benshi cyane bari hirya no hino hatandukanye, barinda indirimbo za gospel. Tuboneyeho no gusuhuza abanyamakuru bagenzi bacu batandukanye bakorera ku nkoranyambaga, abo bose turabasuhuje. Amahoro y'Imana bane namwe. Mukurushaho kugomeza mwumva indirimbo ya Samu Murokore, ngejo hazaza Imana izakwibuka. Haleluya. Ejo hazaza Imana izatwibuka. Amena. Ewe yari umuririmbyi wacu Samu Murokore watugezagaho indirimbo ngo ejo hazaza. Murakoze cyane, murushaho gukora subscribe kuri Iyakaremye TV, na like, share, comment, muduhereza n'inama zitandukanye z'ibyo twagenda tuvugurura kuri Iyakaremye TV. Amahoro y'Imana bane namwe turabakunda cyane. Ciao ciao.